Guys, niba ushaka kumenya uko wafungura international TikTok account, rebana nanjye iyi video kugeza irangiye. Iyi video irarangira umaze kumenya uko nawe wakifungurira international TikTok account. Niba utaramfollowinga banza following ubundi dukomeze. Twagiye. Hello guys, bajyaga bababwira ukuntu wafungura TikTok account. Iyo bita international TikTok account. Iyo niyo account yemerewe guhembwa. Niba ufite TikTok itari international account, wizere yuko guhembwa kwawe bizagorana. So, niba uri gukora video uzi ko udafite TikTok international account, uri guta umwanya kabisa. Nanjye ntabwo nari mbizi, ahubwo nanjye nabivumbuye nyine kwa kundi tu. So, no kuvuga ngo ikintu cya mbere ukora, urabanza ugafungura indi email nshyashya. Guys, gufungura indi email uza muri setting, ukaza hano handitse Google setting. Hano ndakeka muri kuhareba hano kabisa. So, iyo umaze gukandaho, uhita uza hano hari email yawe, nawe ugakandaho. Ugahita uza ugakanda hano handitse add another account. Ahangaha. So, iyo umaze kuhakandaho rero, uhita utegereza gato, ugashyiramo password yawe. Then igisigayeho kugira ngo ushyiremo email hano, ukanda hano handitse create account. Ahangaha. Iyo umaze gukandaho, ushobora guhitamo for my personal use. Then igisigaye ni ugushyiramo first name, last name, ukajya ukora next ukurikiza amabwiriza. Ibyo ngibyo biba bibaye kabisa. So, noneho rero ukuntu noneho wayigira international account umaze gufungura indi email nshyashya. Uza kuri TikTok. Uko aribwo nkifungura amaze kugira aba followers babiri bonyine. Uza hano kuri profile yawe, then ugakanda hano aba hari uturongo dutatu hejuru. Ahangaha wamara gukandaho, ikintu kizakubwira yuko ufite international TikTok account nuko iyo ukanzara kuri utu turongo dutatu uzabona haje muri no jambo balance. Uzabona rino jambo balance. Nawe bigerageze niba udafite international TikTok account, ino balance ntabwo uri buyibone kabisa. So, ibi ngibi bimaze kubibona nicyo kikubwira yuko nyine ufite international account. Then urakomeza noneho kugira ngo ufungure international account. Uhita uza hano kuri setting and privacy. Ahangaha ni ukanda. Iyo umaze kuhakanda, uhita uza hano, uhita umanuka hano hasi, ukaza hano handitse switch account. Ahangaha ni uza. Then ukahakanda. Bahita bakubwira ngo add account. Ugahita ukanda hano handitse add account. Then iyo umaze kuhakanda, hano rero niho ibanga riri tayari. Nujya kubikora, mbere yo kugira ikindi kintu ukoramo hano, ubanza uze hano handitse Rwanda. Hano niho ruzingiye. Hano handitse Rwanda, aha niho ruzingira. Ibyo wakora byose ubanza ugenzura aha hantu. Ahangaha rero ikintu ukora ni iki. Uhakanda inshuro ebyiri. Bagahita bakuzanira ibihugu byinshi. Wowe nujya guhitamo, uhitemo United Kingdom. United Kingdom, uhitemo hano. Uhitemo ahangaha. Then numara kuhahitamo, barahita n'ubundi bakugarura hahandi wari uri, hari continue with email, continue with Facebook, continue with Google account. Urabona
hahandi hari Rwanda hahise haza United Kingdom. Aha rero kuko United Kingdom aricyo gihugu cyemerewe gukoresha international account, gusa hari n'ibindi. Ni ukuvuga ngo hano hari Rwanda, none hahise haza United Kingdom. Tayari ubu ngubu account yawe igiye kuba international TikTok account. So ibi ngibi rero iyo birangije uhita ukora continue with Google, bahita bakuzanira ya email wamaze gucreatinga ihita izamo hano, then ugahita uhitamo iyo email wamaze gucreatinga. Iyo nari namaze gucreatinga iyi ngiyi, bakaba ari uhita uhitamo. Tayari ubu bisoje kabisa. Niba iyi video bigushimishije, nawe sharinge ku bandi kabisa batazi gufungura international TikTok account. Thanks guys. Iyo imaze kuba international account, uhita uza ugakanda hano kuri utu turongo dutatu, ukabona rino jambo balance. Iyi balance ukiyibona tayari uhita ubanza ukamenya yuko iyi ngiyi, ukiyibona uhita ubanza ukamenya yuko TikTok yawe yabaye international TikTok account. So uhita uza kuri utu turongo dutatu, ugahita ugakanda hano kuri TikTok studio. Ahangaha iyo ukanzeho gutya, hano hari monetization. Ahangaha kugira ngo umenye ko TikTok yabaye international TikTok account, uzabona tuno tujambo work with artists, n'iri ngiri ryanditseho creator rewards program. Iri ngiri, ibi bintu nubona utabifite umenye yuko udafite international TikTok account, ariko nubona ubifite uhita umenya yuko TikTok yabaye international TikTok account. Thank you. Hello guys, bajyaga bababwira ukuntu wafungura TikTok account, iyo bita international TikTok account. Iyo niyo account yemerewe guhembwa. Niba ufite TikTok itari international account, wizere yuko guhembwa kwawe bizagorana. So niba uri gukora video uzi ko udafite TikTok international account, uri guta umwanya kabisa. Nanjye ntabwo nari mbizi, ahubwo nanjye nabivumbuye nyine kwa kundi tu. So ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ukora, urabanza ugafungura indi email nshyashya.